hari nk'igihe ushobora gucya tubiri kuvugana gucya ujya kugasanga nagagaye kera iyo yabikoze nyine. Ni mu gitondo mu masaha ya 2:30 ubwo twageraga mu mudugudu wa Mukenke akagari ka Kiziguro mu murenge wa Nkungu mu karere ka Rusizi. Twasanze igishyika n'ubwoba bwinshi mu maso y'abaturage bavuga ko babayeho mu buzima bwo kwiheba kubera ibyo bemeza ko biterwa n'umuturanyi wabo witwa Rukotsori Anastase alias Hashi bashinja gukoresha amarozi ateye ubwoba. Hashi araroga kuko yabyemereye mu nteko. Umwe mu baturanyi b'uyu mugabo Hashi akaba n'umunyamuryango wabo wa hafi avuga ko we na bagenzi be bamaze imyaka igera kuri 5 bahorana indwara zidasobanutse zikabafata nijoro cyane ndetse ngo inshuro nyinshi hakabaho kurara basakuza nyamara impamvu igakomeza kubura. Hatuzi wenda ko kera nyine bajyaga bavuga ko yari umurinzi ngene hatangiye nabatashyemo. Nyine hatashye bavuga ko nyine ngo yajyaga aterekera akarara akajya gushumura amashitani tukangenda neza ko yabicitseho. Iki cyatumye tubyemera nyine ari uyu mugabo twararaga dufatiriye uyu twararaga dufatiriye nditumenye iyo biva. Ari n'umugabo wanye nawe tukarara dufatiriye nditumenye iyo biva mbega mu muryango. Usibye uyu ugaragaza ikintu kibazo cy'amarozi ateye ubwoba muri ubu buryo uwitwa Ndayisenga Alex nawe utuye muri kano gace ka Mukenke muri Nkungu avuga ko ajya kumenya ko Hashi ari we koko ubarogera yamusanze ku gituro cya sekuru yicaye wagira ngo hari utuntu ari kwikorera dusa n'imigenzo runaka. Ikibazo mfite ngewe namufatiye ku gituro cya sogokuru kumva ya sogokuru noneho wenda yabagiye nk'ahantu bukeya akaza akishaka ku gituro cya sogokuru noneho ngewe ubwanjye ndamwifatira maze kumwifatira mbamagaye abantu kubyo na gitifu umurenge wacu wa Nkungu yaje gutya ikibazo turakimubwira arabyemera adukoresha inama iyo nama irakorwa. Ubu ikibabaje kurushaho nk'abantu baturanye na Rukotsori alias Hashi nuko ngo basigaye baryama neza bareba mu cyerekezo basanzwe baryamamo ariko bugacya bisanga bacuramye kandi ngo ni ibintu bikunze kuba buri munsi. Turaryama tugashiduka umuntu yacuramye urera nko nguko umuntu abaryamye ku gitanda gutya ugashiduka amaguru ahari amaguru hagiye umutwe. Twebwe uyu muntu mudufashe ubuyobozi bwacu turabuzi nta kintu kibananira mudufashe uyu musaza araturembeje ukaryama ugasamagura usanga yacuramye n'umwana nguko nge mfite abana bane shiduka umwana yagiye munsi y'igitanda. Yego uretse kuba ryaye byibuze wenda rwose nta munsi bitaba. Byatumye tubaza uyu muturage igihe aherutse kumvira ibisa n'ibitangaza biturutse ku marozi abatuye muri Mukenke bari gushinja Hashi adusubiza muri ubu buryo. Iri joro ari umuturanyi nge nturanye nawe ku mugoroba yagiye ku gasantere ngiye kumva barampamagaye ati yewe Papa Olivier ngo no hano nkwereke se ni ibiki ati dore zampaca za Hashi dore ngiziriya ati uramenye ibyo ntabyo nzi. Ageze atashye ageze mu muryango akubitana n'inzoka yanzoka babayiciye umutwe. Usibye aba baturage bavuga ko bateye impungenge n'amarozi avugwa kuri Anastase Rukotsori alias Hashi abatuye umudugudu wa Mukenke bose baherutse gusa n'abakubitwa n'inkuba igihe uyu mugabo yabarizwaga mu ruhame rwa benshi kuri bino bikorwa bibi cyane akabyemera ku mugaragaro. Aba baturage baratabaza inzego zitandukanye ngo zibatabara ubuzima bwabo butarakomeza kujya mu kaga. Yaravuze nyine mu ndeko ngo wehe ngo iwabo baraterekeraga none ngo yataterekera ngo nta mahoro ngo abafite nicyo gituma nyine ngo abyohereza gutyo mu miryango yabyohereje mu miryango gutyo nyine ngo ntawe yumva afite amahoro n'umutekano nyine nibyo yatubwiraga da. Umva ko acuragura ngo akazana ngo impaca nyine akazoheza mu muryango wenda ubwo base bwabura nyine ko umuntu nyine ubu waroga nyine nako ko tuba dufite ubwoba turabugira iyo yabikoze gutyo muri twe ntabwo tubona amahoro ndidusinzira. Hari nk'igihe ushobora gucya tubiri kuvugana gucya ujya kugasanga nagagaye kera iyo yabikoze nyine cyabitubwiye nyine nuko yabyiyemera nicyo cyatumye tubyemera nyine ko aricyo twajyaga tuzira nicyo cyatumye tubyemera nyine ko ari we ujye ubitwoherereza ukaba uri kuvugana n'umuntu gucya cyangwa muryamye n'umuntu ujya kugasanga umuntu yagagaye kera karabuhuruza abantu baza kumusengera kabona nyine umuntu yongera azanzamutse ari uyu ari n'umugabo wanjye twese byagiye bitubaho
hakuri tutazi nyine iyo biva nyine ariko twagiye twamenya ko ari uyu musaza ubikora nyine akimara kubyivugira mu nteko. Nge mvuka nzi numva bavuga ko uramusaza ibintu abikora kugeza ubwo yabikoraga n'umugore wiwe. Noneho imirenge ikagiteranya rimwe na rimwe ku buryo bigeze banabafata basa nk'aho bajya kubafunga ibintu barabyiyemerera ko ibintu babikora bava ko bagiye kubicikaho, ariko byaje kugeraho ibintu byanga gucika kugeza ubwo n'umugore we nyine akiri kubikora baje no kuza yari gutwarwa n'umugezi. Abenshi bavuga yatwaye n'umugezi yamaze iminsi avuye ngo gutanga umwana wiwe, umwana we ngo kumujyana amasambu. Mbo umuntu uvuye yagiye kurugero gutangaho umwana wiwe nyine ngo bazice umwana wiwe, aramugaza akemera umwana wiwe, aramuga ati dore we ugiye gupfa nyoko yagutanze kandi gutanganye naswo. None uwo munsi no umugezi wajyanye umwana umukecuru umwe kumujyana. Bavuga ko ibyo bintu ngo umugabo wabisigaranye umusaza rero duke ko nawe akibifite yuko ntigwe tubona nawe yabijugunye ngo ndihanye ndabijugunye na n'umugore reko twumva ko akibigira. Bega wenda nkamwe b'abanyamakuru nimwe ikiza niko muze kudufatira amakuru n'ubungubu niwe ariyo nkana mwibariza akarengane karenze nose nk'aba bana tubyara nyine. Ubu turavuga ko abana bazakurirahe igihugu turimo n'umutekano nta kibazo, ako umuntu umwe tubuze umutekano nakarengane ndetse ngo nk'umuntu w'umuturanyi ufata abaturanyi cyangwa umuryango agashaka kuba yabona ko washira wose ubona atarakarengane. Bikuriye kuvaho da mukamwigisha yakanga kubiva mukagira iyindi ngama mumufatira. Nakarengane arabarenganya cyane tukibaza amaherezo yabyo. Ikibazo ubone cyatanzwe mu nteko barabanje kumwigisha nk'umuryango akahakana, ariko yageze haremera abyemerera mu nteko rusange yemera ibyo akora. Niyo mpamvu rero niyo hagize agakoma n'ubundi tubona nta wundi muntu uri aho ngaho ukora ibyo bintu. Ibi byatumye dukora iyo bwabaga dufata inzira Nyarushishi Mukenke ngo tujye gushaka uyu musaza Hashi. Tugeze mu rugo rwe dusanga hakinze bisa naho nta muntu uhari. Turi kuvayo duhura n'umuturanyi we, nawe yemera atazuyaje ko Hashi ari umurozi ruharwa, ndetse aturangira naho yagiye ngo tumusangeyo tuganire. Hashi araroga kuko yabyemereye mu nteko, avuga ko ubwe azafata abazimu ngo akabaroha mu bantu ngo iyo bimuruhije ngo we ngo abyohereza mu bantu ngo kuko nawe ari igihe bimurushya yabyemereye mu nteko ku mugaragaro. Hari imbaga y'abantu benshi, ntabwo yari umuntu umwe cyangwa babiri hari ku manywa. Ubwo rero Hashi araroga. Twihutiye kujya gushaka Rukotsori Anastase alias Hashi, tumusanga mu kabande aho yakuraga ibijumba. Ahera ubwo ahakana yivuye inyuma ibyo ashinjwa n'aba baturage, akavuga ko bamwanga ndetse ko no kugira ngo yemere mu ruhame ko aroga yabitewe n'igisa n'igitutu. Ubwo bahitamo nyine barahindira bati bo ati koko ati muhamya arabikora. Twaganiriye na Mujyakera Daniel, umukuru w'umudugudu wa Mukenke, yemera ko kino kibazo cyavuzwe kenshi muri gahunda zitandukanye kandi ko Rukotsori yigeze guhamagazwa mu nteko y'abaturage agasabwa kureka bino bikorwa bibi. Ikibazo cyabaye mu bihe byashize mu mudugudu wa Mukenke cy'umugabo witwa Anastase Rukotsori gihereranye nuko yakururaga umutekano mukeya wo kuroga abaturage. Yashizwe tumushyize mu nteko y'abaturage, hanyuma tumubaza ko ubwo burozi abwemera. Yabwemereye mu nteko y'abaturage, hari ubuyobozi bw'akagari umurenge. Avuga ko asabye imbabazi inteko ko atazabyongera, ko niyongera kuwadukaho n'ibyo ko leta izakora ikizabira ubushake. Hanyuma inteko yarabyemeye imuha imbabazi, ariko bakurikirana ko dutegereje ibindi byazasubira kuri ibyo byose. Kuva icyo gihe rero kugeza ubu aho iyo nama ibereye n'ibyo yagombaga kuba yarasiriye, twumvaga ari amahoro, nta bindi bibazo twari turongera kumubonaho. Abaturage batuye muri kano gace ka Mukenke n'abahagenda basaba inzego z'ubuyobozi, iz'umutekano n'abashinzwe imibereho myiza ko baba hafi, ndetse bakanasaba Rukotsori alias Hashi kureka ibi bikorwa bibi. Ibi bibazo bikomeje kuvugwa mu mudugudu wa Mukenke ni isomo ku bandi batuye mu bice bitandukanye ko imibanire myiza n'ituze mu baturanyi ari ingenzi. Mu gihe gukemura amakimbirane ashingiye ku myemerere bisaba ubushishozi, ubumwe n'ubufatanye hagati y'abaturage n'ubuyobozi, abaturage basaba kurenganurwa mu maguru mashya, ubuzima bwabo butarakomeza gushyirwa mu kaga.
nimudufashe uyu musaza araturembeje. Aha ni muri Nkungu mu karere ka Rusizi, nanjye Nditanga Ishatse Lionel.